Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana nukubonekeho, wowe ugarutse kubana natwe, abantu mukunda ijambo ry'Imana muri iyi saha yo kubohoka, ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Ikiruta byose, umugisha w'Imana nukomeze kukomaho nukuri, kuko muri ubu buzima ukeneye umugisha w'Imana. Nkunda kubivuga, ukeneye umugisha w'Imana, kandi uwo mugisha uwuhabwe. Ndawugusabiye, ndi umuhanuzi w'Imana, ndi umutambyi, nguhesheje uwo mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turagarutse rero, uyu ni wa mwanya tubanamo mu ijambo ry'Imana mu gihe cyo gusenga, mu gihe cyo kubohoka. Kandi niwizera, iyo wizerereye muri iri jambo, ukizerera muri aya mavuta, ukizerera muri ubu buhanuzi, nta kabuza ubona ikimenyetso cy'ibyiza. Hari abantu benshi bafite ubuhamya bw'iby'Imana imaze kubakorera, aho Imana ibavanye n'ahandi hantu Imana ibashyize. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibi bintu, ni ibintu birindwi. Nubyumva, niba wabikoraga cyangwa se niba wajyaga ubikora ukabikora utabizi, utazi icyo bisobanuye, bikaba byari bikuriho, bireke, kuko ibi bintu byafunze umugisha wawe. Ibi bintu birindwi, niba wajyaga ubikora, umenye ngo byafunze umugisha wawe. Ukibyumva rero ubireke kubikora kugira ngo umugisha wawe ufunguke. Imana ifite umugambi mwiza wo kuguha umugisha muri uyu mwaka. Imana ifite umugambi mwiza wo kugukingurira imiryango. Imana ifite umugambi mwiza wo kugukomereza amaboko. Ariko hari ibintu byafunze umugisha wawe. Ibi bintu iyo ubikora, iyo bikuriho, iyo ugendana n'ababikora, ukabana n'ababikora, ibi bintu uko ari birindwi bifunga umugisha wawe, byanze bikunze bikawufunga. Rero hari abantu batamenya ngo ni ibiki. Impamvu tuza tuganira buri munsi, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Burarimbutse buzize kutamenya. Ntabwo burimbuwe n'ikindi kintu, nyumva neza, ntabwo burimbuwe n'ikindi kintu. Ubwoko bw'Imana burimbutse buzize kutamenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Kutamenya birimbuye abantu benshi. Kutamenya iki? Kutamenya ijambo ry'Imana. Ikindi kirimbuye abantu ni ikintu cyitwa gupinga. Imana y'amahoro itugirire neza. Burya mu bintu ukwiriye kubaha kugira ngo uramire mu gihugu, ukeneye kubaha ijambo ry'Imana, kuko wavutse urisangaho. Ijambo ry'Imana wavutse urisangaho, uko byagenda uko ariko kose. Niba udashaka no kuryubaha, wirivugaho, rirekere byihorere. Ariko ukeneye kubaha ijambo ry'Imana. Iyi Bibiliya twavutse twese tuyisanga. Abatubanjirije bagendeye mu ijambo ry'Imana, kandi twagiye tubona abantu benshi barenze ku isezerano, barenze ku kugendera ku ijambo ry'Imana. Abo ngabo barapfuye, abandi ntibariho neza, abandi baguwe nabi. Abo ngabo kuko banze kugendera mu ijambo ry'Imana, banze kurigenderamo, banarivuga nabi. Rero ijambo ry'Imana, niba uri umurokore ukaba warakijijwe, ukaba uri umwana w'Imana, ukeneye kumenya ijambo ry'Imana, ukeneye kumenya ibyanditswe byera, ukeneye kumenya Bibiliya. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo ndimo nkubwira hano ni Bibiliya. Ukeneye kuyimenya, ukeneye gusenga Imana uzi, usobanukiwe. Bibiliya rero idufasha iki? Ni itegeko nshinga ry'abarokore. Bibiliya nicyo gitabo cy'amateka cyuzuyemo ubwiru bw'ubumana. Iyi Mana dusenga, Bibiliya itwereka ishusho y'Imana, ikatwereka ishusho Imana tuvuga ya nyayo. Bibiliya irayiduhishurira, Bibiliya irayitwereka, Bibiliya irayitugaragariza. Rero kugira ngo uramire mu gihugu, kugira ngo ubonere umugisha mu gihugu, ukeneye kwemera ibyanditswe byera, kandi ukabyemera uko biri. Imana itugirire neza. Bibiliya iravuga ngo muri iyi Bibiliya nta wemerewe kongeraho cyangwa ngo agabanye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, ntiwemerewe kongeraho, ntiwemerewe kugabanya. Imana itugirire neza. Rero uyu munsi nje kukubwira bino bintu birindwi. Turabisanga mu gitabo cy'Imigani, ibice byaho ni 6. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 16.
ni ibintu birindwi. Birashoboka ko wari utunze Bibiliya ariko ibyo bintu utabizi, ibyo bintu utajya kubyitaho, ariko ndagira ngo uyu munsi mbikubwire, nkubwire n'ingaruka zabyo kugira ngo ubyumve, nurangiza ubishyire ku nkingi y'umutima wawe. Dawidi yavuze iki? Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumura ho. Imana ishimwe. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imigani 6:16 haranditse ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi. Icyambere ku murongo wa 17, amaso y'ubwibone. Imana y'amahoro itugirire neza. Amaso y'ubwibone. Niba hari ikintu kibera Uwiteka ikizira, amaso y'ubwibone. Mu yandi magambo, umuntu wibona, ikintu kijyanye n'ubwibone ni ikintu Uwiteka yanga kandi akacyanga urunuka. Icya kabiri, ururimi rubeshya. Ururimi rubeshya ni ikintu Uwiteka yanga urunuka. Umuntu ubeshya, ibyashuweho haranditse ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Rero reba ahangaha byanditse ni mu migani, ariko Imana irongera ibisubiramo mu byahishuwe kugira ngo wumve uburyo iki kintu cyo kubeshya Imana cyangwa urunuka, ururimi rubeshya. Cyo ni ikintu Imana yanga. Icya gatatu, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Hari abantu muri ubu buzima babaho bakunda kuvusha amaraso y'umuntu utariho urubanza. Buriya hari abantu bavuga ngo kuvusha amaraso ni iki? Ngo ni igihe ngo wafashe umuntu ukamwica. Reka nkubwire, iyo ufashe umuntu ukamubeshyera ibinyoma, ugafata umuntu ukamuharabika, ugafata umuntu ukamuvuga nabi. Hari abantu bapfuye kubera amagambo mabi wamuvuze. Hari umuntu urugo rwe rwasenyutse kubera amagambo mabi wamuvuze. Hari umuntu ufite ibikomere mu mutima kubera amagambo mabi wamuvuze. Hari umuntu wateranyije ku kazi baramwirukana, abana be bava ku mashuri, urugo rwe rurasenyuka, ruragenda rwicwa n'inzara. Ururimi, umuntu uvusha amaraso, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Ntabwo ari ukwica gusa. Ushobora kwica umuntu, ushobora kubeshyera umuntu ibinyoma bakamwica cyangwa bakamufunga. Umenye ngo ibyo Uwiteka byanga urunuka, ni ukuri ku munsi w'imperuka ntabwo uzarokoka rwose. Ibyo bintu nutabireka ntabwo uzarokoka. Ibi bintu bigufungiye umugisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya kane, umutima ugambirira ibibi. Hari abantu babaho mu mitima yabo akagambirira ikibi pe, agahora agambiriye ikibi, agahora akareba umuntu, akareba uburyo yamugirira nabi, akareba uburyo yamuvuga nabi, akareba uburyo yamubeshyera, akareba uburyo yamuteranya. Umutima ugambirira ibibi. Icyo ni ikintu Uwiteka acyanga urunuka, nshuti y'umusaraba. Uwiteka acyanga urunuka, umutima ugambirira ibibi. Ugasanga mu rugo rwawe ufite umutima ugambirira nabi, mu muryango w'iwanyu ugambirira nabi, uhora ubeshyera bene so, uhora ubagirira nabi, umutima ugambirira ibibi. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu mutima Uwiteka arawanga, uyu mutima arawanga. Icya gatanu, amaguru yihutira kugira urugomo. Burya hari abantu babyuka mu gitondo, bakabyuka amaguru yabo ntahama hamwe, ahora agenda kandi akajyanwa no kugira urugomo. Ugasanga uhora ugenzwa mu ngo z'abandi no kujya kugira nabi. Ugasanga ahantu hose ugeze, hari umuntu ugera ahantu ugasanga amahoro arabuze. Ugasanga neza muri sosiyete ahantu uri amahoro akabura, waba uri mu rugo amahoro akabura,
runaka, waba uri mu kazi ako kazi ntikagira amahoro, mbega ahantu amaguru yawe akandagiye aho hantu nta mahoro ahaba. Hari umuntu ugera muri korari ntiyongere guhuza neza neza, uwo muntu akaba ikibazo, amaguru yihutira kugira nabi. Ayo maguru Uwiteka ayo ngayo kugira urugomo, ayo ngayo Uwiteka yanga urunuka rwose. Niba icyo kintu wagikoraga ukireke. Icya gatandatu, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Yewe Imana y'amahoro itugirire neza. Umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, Imana y'amahoro itugirire neza, akavuga ibinyoma, akabeshyera abantu, akabateranya. Ugasanga umuntu w'umugabo baramugurira kugira ngo avuge n'aba bandi. Umuntu w'umugabo baramugurira kugira ngo avuge n'aba bandi. Uvuge n'aba bandi, bahora barakugurira kugira ngo uvuge abandi. Ugasanga hari umuhanuzi bishyura kugira ngo ahanure ibintu bipfuye bisenye urugo rw'abandi. Barakugurira kugira ngo uhanure ibintu bipfuye bisebye umukozi w'Imana. Ugasanga barakuguriye kugira ngo uvuge umukozi w'Imana runaka, uvuge ngo ajye kuzimu ngo mwahuriyeyo, ugiye kuvuga ngo ajye kuzimu ngo waramubonye. Ugasanga umugabo w'indarikwa, iyo bavuze umugabo w'indarikwa, ni umuntu bagurira kugira ngo avuge n'aba bandi, ni umuntu bagurira kugira ngo asebye abandi. Ugasanga umuntu aricara kuri kamera cyangwa akikamara isaha yose avuga umuntu runaka, kandi urabizi kuri kumuvuga nabi. Nawe wicaye umuteze amatwi ukaba uri kumufana, kandi urabizi ko ibyo uri gufana ibinyoma. Mana we, uyu muntu Uwiteka mwanga urunuka. Icyanyuma, umuntu uteranya abavandimwe. Hari umuntu ujya mu buzima bw'abantu agateranya abavandimwe, akabafata akabateranya, akabafata rwose. Buriya reka nkubwire, mu buzima hari intwaro dufite yitwa ururimi. Aka kanyama kitwa ururimi ni gatoya, ni akantu gatoya, iyo tukareba tubona ari gatoya, ariko muri ibi bintu birindwi uko tubivuze ahangaha, iyo ugiye kubyitegereza, iyo ugiye kubireba, usanga akenshi bavuzemo amaguru yihutira kugira urugomo, amaboko yihutira avusha amaraso y'utariho urubanza, umugabo w'indarikwa n'uyu uteranya abavandimwe. Ahangaha urareba akantu kabikora cyane, gagomba gusapotinga ibi bintu, ni ikintu cyitwa ururimi. Buriya umwe we yaravuze ngo umuhanga mu kwambara yambika ururimi rwe. Umuhanga mu kwambara yambika ururimi rwe. Burya uwambaye neza nubasha kwambika ururimi rwe, ntavuge ibidakwiriye kuvugwa mu gihe cya nyacyo. Buriya aho kugira ngo uvuge nabi, icyiza uricecekera ukituriza. Ni ukuvuga ngo uru rurimi ni rutoya, ariko rushobora gutwika ishyamba, igihugu cyose kigashya kubera ururimi. Buriya ururimi, hari umuntu ushobora kuvuga, hari umuntu wiyahuye, ushobora kwiyahura kubera ko wamuvuze nabi, ukamuvuga amagambo mabi, wamuvuze nabi. Imana itugirire neza. Iyo usomye muri Yobu, ubonamo abagabo batatu, Biludadi na Elifazi. Uwiteka Nyiringabo Imana nyuma na nyuma mu iherezo rya Yobu abaca amande, arabwira ngo nimugende mwishakira amapfizi ay'intama, mwishakira amapfizi y'inka, mwishakira amapfizi y'isekurume y'ihene, ngo mubijyane ku mugaragu wanjye Yobu. Icyatumye Uwiteka baca amande ni iki? Ni uko batavuze ibikwiriye imbere y'umugaragu w'Imana Yobu, kuko bamuvuze nabi mu gihe yari ari mu bibazo. Kirya bibazo yari afite nuko yari umuntu w'Imana, ariko amagambo bamuvuze, izi nshuti ze zamuvuzeho, aya yagombaga kumwica, aya yagombaga kumuhitana. Reka nkubwire inshuti yanjye, nujya ujya kuvuga ikintu ku muntu, jya wigengesera, basi wishyire mu mwanya uvuge ngo aramutse abaye ari njyewe. Nujya kuvuga nabi mwene so, ubanza utekereze uvuge ngo aramutse abaye ari njyewe, aramutse ari njye bavuzeho bino, abaye ari njye. Uyu muntu nujya kumuvugaho, ishyire mu mwanya we, ishyire muri pozisiyo arimo. Ndabigusabye, bitekerezeho neza. Ururimi rurica. Rero umuntu uteranya abavandimwe rero,
reka nkubwire, uzi umuntu ufata abavandimwe ukabajya hagati ukabatanya. Abavandimwe, abantu bari bibereye mu mahoro, bari bafatanyije muri byose, ariko wowe ukabajya hagati ukabasenya, ukabajya hagati ukabacamo igikuba, bagashwana, bakangana, bagatongana, bakarekana. Ni ukuri uwo muntu ntabwo azagubwa neza, uwo muntu ntazagubwa neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi niba wabikoraga ubireke, niba wabikoraga ubwira Imana uti Imana mbabarira ungirire ibambe, umuvumo wanjeho bitewe n'ibi bintu nakoze kandi wanga urunuka, uwo muvumo unkureho ungirire ibambe. Imana ikurebana amaso y'imbabazi, Imana ikugirire ubuntu, Imana ikurwanirire, Imana igushyigikire, Imana iguhagarareho, Imana ikubake. Imana y'amahoro ica inzira mu buzima bwawe, Imana y'amahoro igucira inzira mu mibereho yawe yose. Uwiteka kwibuke, Uwiteka kwimane, Uwiteka kurwanirire, Uwiteka agira ibyo arema, agira ibyo asenya ku buzima bwawe, guha umutima mushya mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Umugisha w'Imana ukubeho, umugisha w'Imana ukomeho, maze urebe niba warakoze subscribe, niba warayikoze Imana iguha umugisha, niba utari wayikora kandi nabwo uyikore, kugira ngo tujye tugumya kubana no mu biganiro bindi bikurikiraho. Reka mbabwire ngo Imana ibaha umugisha, ibiganiro byacu byo nakagaruka, Uwiteka abarebe neza mu izina rya Yesu. Amen.